ariko twarasenze nibyo twasengeye bigaragara. Abantu baduhindura yuko tutagira ubwenge kandi tuvuga ukuri. Abantu bahagurukira kuduteranya, abo twasengeye nabo ntibabyumva. Ariko ntago ari bo twamaze kumenya ko hari abantu bamaze gucisha imyuka y'abarangi nari ndimo kuvuga, wagukonegita yakubwira mu giswahili bawita ngo ni umbeya maneno. Igiswahili cya Zanzibar n'icya Kongo n'icya Kenya biba bitandukanye. Maneno machafu. Kubera ya myuka y'abarangi umuntu yifitiye, wowe ukabuzi ngo ni pasiteri, yagukubita ijambo rimwe gusa avuga umukozi w'Imana, ntuzanagire no kubaza tu, ugahita wumva yuko ibyo bintu ari byo. Kugenda basebya abakozi kubera ya myuka bagiye bacisha. Nta muntu nsaba imbabazi, Imana iranzi. Nta magambo mabi mvuga ngo muzajya kundega muri leta ngo bamfunge. Ibyo mvuga byose mba nabikontroye. Rero icyambere ni ukuba maso. Reka mvuge rero ku kindi cyiciro cya kane, ni icyiciro cy'abantu basenga Imana nyakuri. Aba bantu basenga Imana nyakuri bagenda bahura n'ibibazo, ariko iyi Imana yakubakiye itorero, iyi Imana yaguhuje n'abantu b'umumaro, nawe umuntu w'umumaro. Turabaza abantu bashatse kuguruka, turabazi twabanye nabo bagera kuri level zo hejuru, bagira ubutunzi, ariko uyu munsi wameisha teremuka. Maisha ni kupanda na kushuka na kuteremuka. Reka nkubwire, aha hantu uri nanjye reka niyaturire ineza y'Imana, nanjye ejo nahagera. Iyi myuka rero yose irimo ikorera muri iki gihugu no mu Rwanda irahari. Kamubwire tumaze gupfusha abantu benshi. Pastor Te wapfuye avuye Uganda, Goga apfuye avuye Uganda, n'andi makuru menshi tugiye tuzi. Ariko Yerusalemu nshya Iwacu TV, reka nkubwire ngo bamaso, kuko dufite ibibazo bigiye bitandukanye. Abantu benshi muri ino minsi barimo bagenda bibaza bakavuga ati se izi mfu z'aba bantu zimeze gute, habaye iki? Nawe ko kukibaza ukavuga uti ibi bibazo biranakomeye, ntago byoroshye. Rero icyambere uri bukore ni ugusenga Imana, ukaba maso. Ibindi byo Uwiteka arabizi, kandi nutagwa isari uzasarura. Hari ibintu bitatu ngiye kuvuga bikomeye. Kimwe turaza kuza kuvuga ku mwuka wa Illuminati, kabiri turaza kuza kuvuga ku mwuka w'abatinganyi, gatatu turaza kuza kuvuga ku mwuka w'abapfumu, hanyuma kane turaza no kuza kuvuga hejuru y'imbaraga z'Imana. Ubwo turaza kuza kuvuga noneho abasengera data mukuri no mu mwuka. Hanyuma ibi bice byose ni ibice biri mu gihugu cya Uganda byamaze no kwerura. Kuko iyo urebye abo bita abarangi, abo bita abakonikoni, abo bita abacwezi n'utundi twose n'izo mbaraga z'abapfumu, usibye yuko zose ahanini byose niho bishyira. Hari inkuru ejo bundi nabonye muri Tanzania, iyo bita Illuminati na Freemason barimo bapfa ikintu ngo kivuga ngo ibitambo, barimo bapfa ikintu kivuga ngo ibitambo. Bamwe bavuga ngo twebwe turatamba, abandi ngo ntidutamba, abandi ngo mwisha abantu murabamaze, abandi ngo twebwe ntabwo dutanga abantu. Ukibaze se ari utanga igitambo cy'umuntu n'utanga igitambo cy'itungo batandukanira hehe? Iyi ni trike, ni ukujijisha. Ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu muntu
gutamba igitambo cy'itungo. N'ubundi nyuma y'amezi 6 ushobora gupfusha umuntu, cyangwa mu mwaka ugapfusha umuntu. Ibi bintu byose ni ibyo kwitonderwa, ni ibyo kuba maso. Hanyuma rero twagiye, ese umwuka wa Illuminati urimo urakora ute? Haba mu Rwanda, ahantu aho ariho hose. Hari ibintu abantu batarimo basobanukirwa. Nimba uzi neza yuko habaho umuntu uhagarariye urugo rwe, niko n'umuntu urugo rugiye rufite umudayimoni ushinzwe kurwanya, nk'uko urugo rugira marayika ushinzwe kururinda. Ibi bintu ni bibiri bishobora gukorera mu rugo rumwe, ariko ari bibiri bitandukanye, bidahuje. Kimwe gishakira umuntu ibyiza, ikindi kikamushakira ibibi. Kubera yuko kuri ino si dufite cyangwa se dufite abami babiri. Bibiliya iravuga ngo birutwa nuko wakunda umwe hanyuma ukanga undi. Si byiza guceza abami babiri, birutwa yuko wakunda umwe ukanga undi. Imana iravuga ngo kora ibyiza, shitani ati kora ibibi. Urugo ubwarwo, yego, rufite umumarayika w'Imana n'umumarayika wa shitani bagenda bagenzura urugo. Noneho mu rwego rw'isibo naho hagira umudayimoni uhahagarariye. Badayimoni bose bajya gutanga raporo kuri wa mudayimoni w'isibo. Umudayimoni w'isibo akajya mu mudugudu nawe agatanga raporo. Uwo mu mudugudu agatanga ku kagari, wo ku kagari agatanga ku murenge. Ibintu noneho bikagenda biba uruhererekane. Ndagira ngo mvuge ku kintu cyaba bita ngo ni abakozi b'Imana, ni abahanuzi, ni abahanzi. Uvuga ngo ngiye i Burundi mu ivugabutumwa, ngiye ahantu he mu ivugabutumwa, amasengesho yawe inshuti yanjye amaze kugera. Agira ngo ngumenyeshe, amasengesho yawe yamaze kurenga mu rwego rw'isibo, yarenze mu rwego rw'umudugudu, yarenze mu rwego rw'akagari, mbese wamaze kuba connection. Umesajiliwa kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, kuvuka mpaka na kwenda nchi zingine. Nugendana nanjye gace gace uraza kuza kubyumva ibi bintu. Hari uburyo Imana ishobora kukurinda wagiye uri umuhanuzi wo mu rwego rw'umurenge cyangwa mu rwego rw'akarere ukajya mu kindi gihugu. Imana ikakurinda, ariko suko ababa bahari bataba bari kuri level yuko ibyo bintu byose babyujuje. No, baba babyujuje, ariko Imana ikakurindira muri ya mafuti cyangwa muri bya bintu wavuze ngo uritumye. Imana ikurengere, Imana ikugirire neza, Imana ikubere maso, Imana ikubere ku rugamba. Rero reka tuvuge kuri zino mpfu zirimo zigenda zirukanka. Mu gihugu cya Uganda hariho umwuka wa Illuminati. Uyu mwuka rero ni ukuvuga yuko niwo uyoboye muri icyo gihugu. Rero Uganda ifite abapasiteri bo kuri level y'igihugu, ikagira n'abapasiteri bo kuri level ya East Africa, ikagira n'abapasiteri bo kuri level y'isi yose. Bafite umwuka wo kuririmba, bafite umwuka w'ubuhanuzi. Aba bantu bose nugerayo uraza kuza gusanga bose barimo bakorerayo, ariko bo bamaze kugera kuri izo level. Aba bantu rero kugutangaho igitambo biraboroheye. Ndagira ngo mbabwire, aya mabanga yose akwiriye gushyirwa hanze.
abantu abapfumu ntibazakubeshye cyangwa abarangi ngo bakubeshye bagukubita ibyo bintu by'uburangi bwabo. Ejo ugenda ugera i Nyamata wumve ngo wahanuye biremera, ugere ku Ruhuha wumve ngo wahanuye biremera, wumve ngo wageze i Kigali ku Ruyenzi wumve ngo byemeye, noneho wumve yuko nugera no muri Uganda ari uko bimeze, cyangwa mu Burundi cyangwa i Nairobi. Hari ikintu cyitonderwa muri ibi bintu ugomba kubanza kumenya. Umuntu wamaze kugera kuri level y'urwego rwa East Africa, wowe ndetse utarasinyisha aya masezerano yo muri Illuminati, ukiburi muri twa tundi bashumika ku ntuze byo kuvuga ngo ngurakaraba ngo uyu munyu ngo w'inyanja ngo uragira ute, why? Ntabwo bishoboka, nta nubwo bikunda. Niyo handi nyine uzagenda ugasanga mu Rwanda bagukubisa igikundiro, icyo gikundiro nugera muri Uganda bahite bakurangiza, kubera kuri murahitinga. Nubwo urimo guhitinga ariko ntabwo uragera kuri level yo kuvuga ngo uri umweliminate uzwi. East Africa irakuzi, niyo mpamvu bamwe barimo bagenda bapfa. Hari n'abahamagarwa n'Imana, sorry mutaza kumva mvuze ibi bintu, ni ugukebura abantu. Icyo kintu rero iyo uhuye na wa muntu ufite izi mbaraga, reka nkubwire, nushaka uhite wandika uvuge ngo iyi ni 0 inyuma y'akitso. Ibyo wakora byose, ibyo wavuga byose, umenye ngo guhirwa kwawe ni gukeya. Usibye yuko bwaba ari buno bwami bw'umwijima, byaba ari ano mafaranga adaciye mu mucyo, byaba ari ibiki, reka nkubwire, ibyo byose ni ibintu bigomba kuvaho, nawe ukabibona n'abandi bakabibona. Kurya neza aho warya neza, wanarara na heza, ariko icyambere korera ubugingo. Ubugingo uwo twita bugingo, ahanini niwe turimo duharanira. Kabiri, hari umwuka w'abatinganyi muri kino gihugu cya Uganda, ariko no mu Rwanda wamaze kuhagera. Uyu mwuka w'abatinganyi utandukanye na Illuminati, ariko byose ni ibintu n'ubundi bigenda bishyira kuri shitani. Rero no kuvuga ngo uyu mwuka uko ukora, ushobora guhura n'abantu bakakujyana muri groupe y'abatinganyi. Nyine uri pasiteri, uri umugabo, nawe uragenda bakagutinga, bakaguhereza amafaranga. Niyo mpamvu uzasanga amatorero menshi muri Uganda, ugasanga itorero rifite abantu 10. Aba bantu 10 bubwabo nutura, hari icyo twita 10, 15, umutwaro, emitwari 2, gutyo 1000. Naho ugasanga abantu bamwe baratura 1000, ituro ry'ibihumbi 20 ku cyumweru. Wibwira yuko ryakodesha urusengero rwa miliyoni 3? Reka nyira ahantu mpite mvuga kuri aka kantu kavuga ngo baraguforomata. Ubundi iyo ugeze muri kino gihugu ugomba kwemera amategeko n'amabwiriza, bakabanza bakaguforomata, umwuka w'Imana ukurimo ukakuvamo, bakaguha ibyabo. Dufite abapasiteri benshi bagiye bava mu bihugu byabo, bahagera connection bagahita bayica ku kanya, ugahita utegekwa gushaka undi mugore. Reka mbwira abantu ngo mwitonde, kuko hano imbere turimo tujya. Kurya ni byiza, no kugura amamoto ni byiza, no kugura amamodoka ni byiza, yewe na hiti ni nziza, ntawe uyanze muri twese. Ariko ikintu gihari,
nicyo kubanza kumenya ukavuga utese ibi bintu ndimo nkora ni Imana, turi kumwe n'Imana cyangwa ntago turi kumwe. Ikintu bita kuguforomata. Ngaho bamaso urinde bisigaye hatagira ugutwara ikamba ryawe. Abantu benshi bubatse amatorero muri ubu buryo bw'umwuka twita umwuka w'ubutinganyi. Shaka icyo aba batinye kwerura ngo bajye muri Illuminati neza, bari mu gicucu cya Illuminati, ariko barayikorera batabizi biyitana ba mwana. Ariko aba nabo bafite imbaraga zo kubaka amatorero yabo, kuko rimwe na rimwe usanga bagira abakobwa mu nsengero zabo cyangwa bagira abagore, niwo wa mwuka ushyira kwa shitani, bafite ibyo bakorana. Naho umugore akaba atari aho hafi ku rusengero. Usabwa kuba maso, usabwa kubyumva neza, usabwa no kwisobanukirwa uwo uriwe. Gatatu, hari umwuka w'abapfumu, hari amavuta, hari imyunyu, hari imiti. Ibi bintu byose birakorana n'ubwami bw'umwijima. Rero nimba uri mu myuka y'abapfumu, niho hantu ushobora kuzagera igikundiro kikaba gikeya, cyamara kuba gikeya ugasanga noneho urimo urarwanira urwana utireka mve ku mupfumu nje ku wundi, mve ku mupfumu mve ku wundi. Kandi umva icyo science ivuga. Science ivuga neza ko iyo uvuye ku mupfumu, iyo ugize abapfumu 10, nawe ubwawe wamaze kuba umupfumu. Iyo ugize abapfumu 10 mu buzima bwawe, nawe ufite ubushobozi bw'uko wahinduka umupfumu. Reka mbwira abantu, mabwire ngo mube maso kandi mukomere. Imana iraturwanirira, ariko ikaturwanirira kubera yuko natwe twabigizemo iki? Twabigizemo uruhare. Nimba mu mutwe wawe wumva bitameze neza, senga Imana. Pana kuvuga ngo imyuka ya karana, senga Imana. Nusenga Imana ubwayo irururuka igutabara. Yewe reka mbabwire, ntago njya nkirikirika ku bantu cyangwa ngo njambure ibyo abantu bavuze. Nutumva n'ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana uraryumvira muri Imana uraza kuyibonera muri Pasiteri Mbonyishuti Etienne. Iraza gukoresha undi muntu hanyuma uze kuza kuyumva. Ariko wabanje kugira gute? Wabanje guhamya Imana. Bibiliya ivuga iravuga ngo muri iyo minsi abahanuzi bamwe bazagambanirana, bamwe bazashyirana mu nzu z'imbohe, abandi bo no kwicana bazicana. Mu kiganiro gishize cyo nakoze ejo mu gitondo, nahoze ngaragaza uburyo twasenganye n'abantu tuzi yuko ari inyangamugayo, ariko mu gihe twari turimo kuko bari bababaye, twe twabonaga ari abakozi b'Imana. Kandi na n'uyu munsi baracyari abakozi b'Imana, ariko bafite karande zo mu miryango y'iwabo zibariho. Mumbabarire gato yagiye no kwimuka nje kubindi. Umuntu akoherereje rikodi ababaye, ananakwizeye, ntabwo nabisobanuye neza. Akoherereje rikodi ababaye, arimo kurira. Reka nivuge ni nanjye, ejo bitazaba n'amazimwe, kuko hari abantu bazi gucuruza amazimwe. Ababaye sha, umuntu nkanjye w'umugabo
ngiye kumva numva mosiyo ziraje ndarira naburaye, bana barimo bavuza induru, ndayimwoherereza rikodi ahita yigira public. Rikodi ya pasiteri akoherereje afite ikibazo, mwarasenganye, warangiza ukayizengurutsa, rikodi bukira yumviswe n'abantu 30. arya ngo nitukavuge tuzavuga pe. Umwuka wa karande wafasha abantu, Mana yagiri wowe uzi icyizere cyo kugira ngo umuntu akugirire icyizere agufa. Njyewe niyo umuntu ambwiye ngo wamfashije nkabura icyo mufasha, ngenda ndikurira. Buriya abantu bose reka tujye tubivuga, twarasenze abantu bararya, twarasenze abantu barubaka, twarasenze abantu bajya Amerika, bajya Canada, bajya Norvege, bajya Switzerland, bajya ku yindi migabane. Uyu munsi wa none nibo bari kubaka i Rwamagana, nibo bari kubaka i Nyamata, nibo bari kugura amazu ahenze muri Kigali, nibo bari gutura i Kinshasa, nibo bari kugura ibintu i Nairobi, nibo bari gutura muri za Kampala, kubera amasengesho yacu. Ariko twari dushyigikiwe n'Imana. Uyu munsi inkweto zaducikiyeho, uyu munsi urugero batwirukanye mu mazu, ariko twarasenze. Nibyo twasengeye bigaragara, abantu baduhindura yuko tutagira ubwenge kandi tuvuga ukuri. Abantu bahagurukira kuduteranya, abo twasengeye nabo ntibabyumva. Ariko ntago ari bo twamaze kumenya ko hari abantu bamaze gucisha imyuka y'abarangi nari ndimo kuvuga, wagukonegita yakubwira mu Giswahili bawita ngo ni umbeya maneno. Igiswahili cya Zanzibar n'icya Kongo n'icya Kenya biba bitandukanye. Maneno machafu, kubera ya myuka y'abarangi umuntu yifitiye, wowe ukabuzi ngo ni pasiteri, yagukubita ijambo rimwe gusa avuga umukozi w'Imana, ntuzanagire no kubaza tu, ugahita wumva yuko ibyo bintu ari byo. Kugenda basebya abakozi kubera ya myuka bagiye bacisha. Nta muntu nsaba imbabazi, Imana iranzi. Nta magambo mabi mvuga ngo muzajya kundega muri leta ngo bamfunge. Ibyo mvuga byose mba nabikontroye. Rero icyambere ni ukuba maso. Reka mvuge rero ku kindi cyiciro cya kane, ni icyiciro cy'abantu basenga Imana nyakuri. Aba bantu basenga Imana nyakuri bagenda bahura n'ibibazo, ariko iyi Imana yakubakiye itorero, iyi Imana yaguhuje n'abantu b'umumaro, nawe umuntu w'umumaro. Turabaza abantu bashatse kuguruka, turabazi twabanye nabo, bagera kuri level zo hejuru, bagira ubutunzi, ariko uyu munsi wameisha teremuka. Maisha ni kupanda na kushuka na kuteremuka. Reka nkubwire, aha hantu uri nanjye reka niyaturireho ineza y'Imana, nanjye ejo nahagera. Iyi myuka rero yose irimo ikorera muri iki gihugu no mu Rwanda irahari. Kamubwire tumaze gupfusha abantu benshi. Pastor Te wapfuye avuye Uganda, Goga apfuye avuye Uganda, n'andi makuru menshi tugiye tuzi, ariko tukagenda dusenga mu buryo bw'ibanga. Hanyuma reka mbahire itangazo, tugeze mu gihe cy'ubuhenebere bw'imperuka. Buri muntu wese abe maso. Ndagusengeye Imana iguhindurira amateka, kandi ibintu byose ntago byahora riteretse. Ngo abantu ngo baranyanga,
ngo kubera yuko mvuga nkavuga iby'abantu ngo ntago mbasesereza. Ubu se ninjye muvuga butumwa wirirwa uvugira kuri YouTube ibyanyu njyenyine? Ahubwo uvuga ngo ni bya bindi byo kuba warasenganye n'umuntu yagira gutya mwarasenganye, yagera muri Amerika, yagera Canada, yagera Norvege, yagera Switzerland, yagera muri Afrika y'Epfo, yagera Nairobi, agasanga ntago uri kuri level yiwe. Rwose turabyemera, ntago turi kuri level zanyu, ariko imbere y'Imana iratuzi ko dufite level ndende n'abandi bantu batabasha kumenya kuko dutungishije benshi. Rero turabyemera, ariko Imana igiye kuduhindurira amateka. Imana igiye kuduhindurira amateka, baba ari abantu batuvuza amagambo, baba ari abaduteranyije, nuko Imana igiye kuduhindurira amateka. Ibyo yavuze niyo bitaca kuri we bizaca no ku bandi. Ntago Imana yakererewe nkuko mujya mwumva abapsychology, abantu birirwa babeshya ku ma YouTube ngo hari igihe ngo Imana ngo iburaho gusa. Imana ifite inzira zirenze imyenge ya supernet, yaburaho inyura kugira ngo itabare tsiyenye. Ngize mukabeshya ngo Imana ngo byarayigoye ngo ijya ngo kurindira gushaka abandi bantu bahehe. Ko ari mwe mwadushyizeho ibisebo mukatubeshyera ibyo tutakoze, mwarangiza mukatugambanira kugira ngo mubone amazu meza, mubone uko abana banyu biga, mubone imibereho myiza. Mwarangiza mugahindura ibyanditswe mukajya kubeshyera Imana. Imana ifite inzira zirenze imyenge ya supernet. Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu we, urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja cyangwa ziriya nyenyeri ziri hejuru. None muraza kwirirwa mutubeshya, mugashyiramo ubwenge bwinshi, mugashyiramo n'ibintu byo guhindagura Bibiliya ngo Imana twayiteye ambutiyaje ryari mwari muhari. Nirirwa mwohereza utuvideo mu magurupe, hari abantu tuzi ariko tutavuga babeshejweho n'ibyo bintu, kwirirwa bacankaranya abantu bababoneraho indamu. Reka mbabwire n'ukuri muza kandi buriya hari ibintu abantu batazi. Nk'ubu gakorera icyaha Etienne, abantu babinkoreye mwese mwiyumve, n'abafashe umwanya wo kunsebya no kunteranya, nimutagaruka ngo munsabe imbabazi ntago muzababarirwa. Ibyo bintu byo kwirirwa muvuga ngo murihana, ubu ngubu kwiyeza mu butayu, usibye yuko bana bufunze, ubu kwiyeza mu butayu abantu mwabikuyeho. Nta muntu ukigera ahantu ngo yiyeze ngo asabe Imana imbabazi, mwarangiza mukazana utuntu tw'ubuyiwayi mwirirwa mubeshya abantu. Nimba waransebeje ugafata umwanya wo kunsebya, ugafata umwanya wo kunteranya, niyo nje ntago nzaza kugusaba imbabazi, nta cyaha mfite. Wowe ugomba kwikorera umutwaro ukaza ukavuga uti Pastor Etienne nakoze ibi nibi, nimba utaje kunsaba imbabazi uraboshye. Biravuga ngo ikiboshye mwisi no mwijuru kiba kiboshye. Mujye mureka kubeshya abantu ngo mucurike Bibiliya mugende muhindagura ibintu. Urogeye umuntu arapfuye, nurangiza unanirwa kugenda mu musaba imbabazi. Erega hari ibintu murimo mudukorera tukabona yuko murimo muturoyeka. Noneho ubu ngiye kuvuga Mana, ubu noneho ngiye kuvuga ngiye kumva rwose pe, aho waba uri hose. Noneho ubu amatangazo tugiye kuyazamura, tugiye gukorera Imana hakiri ku manywa. Ngwerega ngubwiriza nabi, ngurabona ngo iyo uvuga icyaha ni icyaha, imbwa ni imbwa, ukuri ni ukuri, muvugisha ukuri. Nje ndimo ndaburara kubera ko mvugisha ukuri, ndirukanwa mu nzu kubera ko mvugisha ukuri, ntabona n'uwampa support. Ariko ahangeze hari imbaraga z'Imana zihangejeje.
reka nongere nanabwire n'abantu, hari abantu bavuze ngo kuba ngo naragiye Uganda ngo ni uburara. Ntago ari uburara, kuba ndiho ni ibikorwa byiza nakoze mu gihugu cya Uganda. Nta mugore nafashe ku ngufu, nta n'ikintu nishinza, imirimo twakoze irahari, niyo wajyayo wayisanga, ubuhamya twarabwubatse. Ibyo bintu n'abantu birirwa bitwaza, birirwa basebya abantu, babeshyira abakozi b'Imana. Reka nkubwire mukozi w'Imana, aho uri hose ndagutangariza ihumure ry'uko Imana igiye kukugirira neza. Umva, urimo uraburara, urimo urabura ibyo ukora, Imana ije kukugirira neza. Reka nkubwire, ndagira ngo nkwinginge, nubwo bimeze gutya, nubwo ubona ubabaye, nubwo ubona bitarimo bikunda, rwose ndagutangariza yuko nanaguhanurira, humura, hamanya n'Imana. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa, ntivuga ubujajwa. Ahubwo umwanzi ukwanga arakavomera muri supanete. Umwanzi ukwanga arakavomera muri supanete. Wa muhanuzi we, wa mupasiteri, wa muvugabutumwa, wa muririmbyi, umwanzi ukwanga arakavomera muri supanete. Ibi ndabyatuye. Ibintu bantu dusenga Imana, dufashwe, nitumara gufasha dufashe. Uzi kumva umuntu, ubu nta muntu waguhamagara, nta muntu wagira ate, ibintu byose byarikupye, abagiraga neza ku buzima bwacu. Ariko reka nkubwire, igihe cy'Imana kirageze, abantu barumiwe. Imana ije kugutabara. Abakuvuza amagambo, uzi kubona abantu bakuvuza amagambo aribo batangiye, mukozi w'Imana rwose urareba, twaragusengeye, buriya hari abatarabonetse mu byago, ariko hari abatarabonetse mu byago wapfushije, ariko hari abagiye kuzaboneka kubera yuko wakoresheje ibirori. Ariko Mana we, barokore mwakijijwe, barokore mwakijijwe, k'imbere aha hagiye guca umuntu wasenze. Igihe kirageze kandi kiri bugufi, ngo abasenga Data bamusengere mu kuri no mu mwuka, bamusengere mu